kuba inyoni n'izindi nyamaswa zishobora kubyuka mu gitondo zikajya gushaka ibyo kurya hirya no hino kandi zikabibona, nta gitangaza kinini kirimo, nta n'ubuhanga bwinshi burimo. Ikirimo igitangaza n'ubuhanga ni ugushobora kwitegereza ibyo ukunda kurya ukabizana hafi yawe ukabyorora, ukamenya uko ubyitaho buri gihe, maze byakwera ukajya ubyuka ugiye gusarura, ukagenda uzi neza aho ugiye kuzana ibyo kurya kandi ubizi neza 100% kuri bubihasange. Mbere y'imyaka 9500 mbere y'uko Yesu Kristo aza mu isi, ntabwo ibi ngibi byabagaho. Abantu babagaho nk'izindi nyamaswa zose. Nk'uko inyoni ziramuka mu gitondo zigenda zikajya gushaka ibyo kurya zitahinze kandi zikabibona, natwe niko twabagaho. Twarabyukaga mu gitondo tukagenda imihanda yose tugiye gushaka ibyo kurya tutahinze kandi tukabibona, tukabaho imyaka myinshi. Iki gihe nta yindi nyamaswa twari tubangamiye kubera ko ntawe twoneraga. Ibyo twaryaga nta wabaga yarabihinze. Nta nyamaswa nimwe yahingaga icyo gihe. Ubu buhanga bwo gufata ibimera bidutunga tukabizana tukabimeza hafi yacu tukabirera bigakura, ni twebwe twabwivumburiye kandi byaradukijije. Byaradukijije cyane, binaduha ububasha bwo gutegeka iyi si. Izindi nyamaswa ntabwo zigeze zigira ubu bwenge, ari nayo mpamvu uyu munsi zikirirwa zizerera imihanda yose zishakisha ibyo kurya, zikagera naho zadukira ibyo twihingiye nabyo zikaza kubirya. Ibibi byinshi bikorwa muri iyi si biba ari amakosa y'abantu, ariko iyo bigeze mu konerwa n'izindi nyamaswa bisa naho noneho abantu barengana. Mwumvise amakuru muri iyi minsi? Uburasirazuba bwa Afurika ndetse n'amajyepfo ya Aziya ni ibice by'isi byibasiwe n'ibyonnyi bivugwa muri Bibiliya. Ibyonnyi byatinywe n'ibisekuru byatubanjirije uyu munsi biri mu bihugu byacu. Inzige. Iyi imvura iguye ahantu itamenyereye kugwa nko mu butayu, amazi yinjira muri ubwo butaka ahari mu buzima bw'ikinyabuzima kitakundwa n'abantu benshi. Inzige. Udukoko dutera amagi tukayerekera mu butaka. Imvura yagwa y'amagi akavamo utwana tw'inzige duhumurirwa n'ibimera birimo kumera cyangwa se byamaze kumera ahantu runaka hafi aho ngaho aho imvura iheruka kugwa. Iyo zigeze kuri ibyo bimera zibirya kurusha ikindi kinyabuzima cyose gishobora kurya ibimera. Zirya ikintu cyose zinyuraho cyameze mu butaka kugera no ku ruti rw'igiti. Uyu munsi inzego zishinzwe ubuhinzi, izishinzwe kurwanya ibiza ndetse n'iz'umutekano mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba ziri maso, izindi ziri ku rugamba kubera ko ibi byonnyi biri muri aka karere kacu. Muri Ethiopia, muri Somalia, muri Kenya, muri Tanzania, muri Uganda. Uyu munsi abaturage muri ibi bihugu narimvuze barimo konerwa amatoni y'imyaka n'ibyonnyi byakoze urugendo rw'ibirometero birenga 2000. Udusimba twaturutse muri Yemen tukambuka inyanja itukura tugahingukira mu ihembe rya Afurika, uyu munsi duteye amamiliyoni y'abantu ubwoba bwo kuzicwa n'inzara mu myaka igiye kuza kubera ko ibyagombaga kuzabatunga birimo kuribwa n'utu dukoko. Ubusanzwe nitwe nyamaswa zonyine zishyize hamwe zikora ibitangaza byahinduye isuku nguko muyibona. Nta yindi nyamaswa yari yakora ibi twakoze. Zo nta nubwo zizi gukora amashyirahamwe ngo ziteze imbere, ni twebwe twenyine twabishoboye. Ibi mvuze twajyaga tubikabiriza. Twajyaga dutekereza ko ari twebwe binyabuzima bizi kwishyira hamwe bigakora ibitangaza, ariko agasimba kitwa inzige iyo ari kamwe nta kintu kinini kaba kavuze. Ni agasimba kari aho ngaho nyine kameze nk'igihore cyangwa se indahaga, ariko inzige iyo zishyize hamwe ari nka miliyoni. N'imikorere y'imibiri yazo ihita ihinduka, zigahinduka inyamaswa z'inkazi ziteye ubwoba ku rwego rw'intare. Ni inyamaswa zishobora gukorera mu itsinda rigizwe n'inzige miliyaride 3. Zinyura mu kirere zigapfuka urumuri rw'izuba, isi kabudika zikarema umwijima kubera ubwinshi bwazo. Umurima w'ibihingwa wahinze mu gihe cy'amezi zawukurira mu masegonda 3 zikawusiga ari intabire. Iyo zigeze mu murima usigara umeze nk'uwafashwe n'inkongi y'umuriro. Iyo abazabaga ahantu hamwe ntacyo byari bitwaye cyane, ariko iyo zimaze kona hano zihita zikora ibihumbi by'ibirometero by'urugendo zikajya kona ahandi. Ibi zarabikoze zicisha inzara amamiliyoni y'abantu, atari muri Bibiliya ahubwo muri ubu buzima turimo. Inzige. Iri zina ubwaryo ryumvikana nk'inzozi ziteye ubwoba. Iki kiganiro cyitwa Waruziko. Ni icya Radio Rwanda gitegurwa ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC ku bufatanye na gahunda y'igihugu mbonezamikurire y'abana bato NECDP. Niyo mpamvu mbere yuko dusoza uyu munsi tuza kuvuga no kuri iyi ngingo. Waruzi ibiribwa, ibinyobwa cyangwa se ibindi umubyeyi akwiye kwirinda igihe atwite cyangwa yonsa? Tubahaye ikaze.
mbere y'uko umwaka wa 2020 ugera, hashobora kuba hari umwe mu bantu barimo kutwumva watekerezaga ko inzige ari ubwoko bw'udukoko tutabaho mu buzima busanzwe, ahubwo ko ari udukoko tuvugwa muri Bibiliya gusa. Birashoboka ko hari umuntu watekerezaga ko inzige ari udusimba twabayeho kera cyane twebwe tutarabaho, tukandikwa muri Bibiliya, ubu tukaba tutakibaho. Inzige bazivuga muri Bibiliya yera, aho kera cyane Yesu Kristo ataraza mu isi, Abayisraelite cyangwa se Abayisraeli bari barafashwe bugwate n'igihugu cya Egiputa, niyo Misiri y'ubu. Icyo gihe bamaze ibihumbi by'imyaka bakora akazi k'uburetwa bagakorera Abanyaegiputa. Imana yaje gusaba umwami w'icyo gihugu ngo arekure abo Bayisraeli batahe bajye iwabo muri Isirayeli. Gusa uwo mwami ibi yarabyanze kubera ko abo bantu bari abakozi kandi ntabwo bahembwaga kubera ko bakoraga uburetwa. Kubagumana byari inyungu nyinshi. Kugira ngo uwo mwami ave ku izima, Imana yateje igihugu cy'ibyago bigera ku 8 bikomeye cyane buri wese adashobora kwihanganira. Ibyago birimo guteza igihugu cy'ibikeri, guteza igihugu inda kikibasirwa n'inda zikarya buri wese, guhindura inyanja amaraso ku buryo ntawongera kubona amazi n'ibinyabuzima byose byo mu mazi bigapfa, guteza muryama mu gihugu amatungo yose agapfa, guteza ibisebe buri wese mu gihugu akarwara ibisebe, cyangwa se guteza urubura rugatwikira igihugu cyose. Byari ibyago 8 byose hamwe, ariko igisa n'igitangaje nuko ibi byago byose uyu mwami yabyihanganiye yanga kuva ku izima nkaho bitari byashegesha igihugu. Icyago kimwe cyonyine cyamukuye ku izima kubera ko cyasaga n'ikigiye gukuraho igihugu, ni icya 8: inzige. Imana yateje inzige mu gihugu, zona buri kintu cyose gifite ikibabi. Ikintu cyose cyasohotse mu butaka ziracyona. Uze kubisoma muri Bibiliya yera mu gitabo cyo Kuva igice cya 10 kuva ku murongo wa mbere. Gusa guhera ku murongo wa 13 ho haranditse hati: Mose arambura inkoni hejuru y'igihugu cya Egiputa, Uwiteka azana icyo gihugu umuyaga uvuye iburasirazuba wiriza umunsi ukesha ijoro. Bucye umuyaga uvuye iburasirazuba uzana inzige zikwira mu gihugu cya Egiputa cyose, zigwa mu ngabano zaho zose. Zari icyago gikomeye cyane, uhereye kera kose ntihigeze kubaho inzige nk'izo. Zimagiza ubutaka mu gihugu cyose, igihugu cyabo mwijima, ziri ibyatsi byose n'imyaka yose byo mu gihugu n'imbuto z'ibiti zose rwa rubura rwasize. Mu gihugu cya Egiputa cyose ntihasigara ikintu na kimwe kibisi, cyaba igiti, ibyatsi cyangwa imyaka. Ibi byose byanditse muri Bibiliya niko bigenda koko. Iyi nzige zirya ikintu cyose kimera mu butaka, kandi zishobora gutuma ahantu runaka hacura umwijima mu gihe hari ku manywa y'ihangu. Zikuraho urumuri rw'izuba. Ibi byonnyi by'inzige iyo biteye igihugu bitera ubwoba bw'inzara, indwara n'urupfu. Itsinda ry'inzige ryibasiye ahantu runaka baryita igitero. Izina igitero ubwaryo ryumvikanisha ko zirwanwa nk'undi mwanzi wese watera igihugu. Bazirwanya mu buryo bwa gisirikare. Impamvu bazita igitero ni uko inzige imwe cyangwa se 5 nta kibazo cyazo. Ziba zimeze nk'ibihore cyangwa se indahaga. Ikibazo ni ishyirahamwe ry'amamiliyoni yazo. Izi ngizi ziba ziteye ubwoba kurusha intare. Igitero cy'inzige gishobora gutera inzara igihugu cyose cyangwa se igice kinini cy'igihugu. Ibi ni ibintu byabayeho inshuro nyinshi mu mateka. Hari amamiliyoni y'abantu bapfuye bazize guterwa n'inzige. Uwo yitwa Alexander Lachinsky, yigisha muri kaminuza ya Wyoming muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mateka y'isi, mu bihe bitandukanye, mu bice bidashyuha cyane kandi bitanakonja cyane, ndetse no mu bice byegereye umurongo muganda ugabanyamisi kabiri, ahakunda kuba ubushyuhe bwinshi n'imvura nyinshi rimwe na rimwe, utu dukoko twitwa inzige mu bihe bitandukanye twagiye tuhateza ibyago bikomeye. Bwana Jeffrey Lockwood yigisha ubumenyi kamere muri kaminuza ya Wyoming. Iyi nzige zonye umurima biba bijya kumera nk'aho ari inkongi y'umuriro yibasiye aho hantu igatwika ibintu byose yahasanze. Ikintu cyonyine kiba kibura ni ivu. Abahanga mu mibereho y'udusimba duto cyangwa se udukoko bemeza ko ubwoko bw'inzige zivugwa muri Bibiliya mu gitabo cy'iyimuka Misiri cyangwa se Kuva ari inzige zibaho zimuka. Bazita criquet pèlerin. Inzige zibaho mu ngendo zimuka. Ziba cyane cyane mu Misiri no mu bice byegereye iki gihugu, nk'aho Bibiliya na siyanse bihura neza kuri iyi ngingo. Ziba muri Afurika y'Uburengerazuba, muri Senegal, zikagenda zikagera mu Buhinde n'ahandi muri Aziya. Niba hari ahantu wabonye inzuki iyo zimutse, uburyo zishyira hamwe zigakora ikimeze nk'ikirundo, zikagendera hamwe mu kirere ari nk'ibihumbi 100. N'inzige nuko zibigenza. Iyo ziboneye kure zirimo kuza, ugira ngo ni umukungugu uzamutse.
ubusanzwe igitero cy'inzige kiba kigizwe n'inzige zirenga miliyoni 10. 10 millions d'individus. ubanza kugira ngo ni umukungugu cyangwa se ugakeka ko ari nk'ibicu bitangiye kwijima imvura ikaba igiye kugwa, ariko uko zigenda zigira hafi urumuri rugakubita mu mababa yazo, ugenda ubona zisa n'izishashagirana, ubundi ukabona ko ari ibisimba birimo kuguruka. Amagana y'amamiliyoni y'amababa yazo ziba zigenda zikubitanya, bituma umuntu wese uri hafi aho ngaho azumva. Muri Bibiliya bavuga ko zitwarwa n'umuyaga, ariko niyo hatari umuyaga iki gitero kigenda nibura ibirometero 10 buri saha. Ntabwo tuzi uko zihitamo kugwa ahantu runaka mu murima, ariko bitekerezwa ko hari ingano runaka y'urumuri izifasha kubona amabara runaka. Iyo zirimo kuguruka mu kirere zikabona hasi ibara ry'icyatsi cyangwa se ry'umuhondo, ako kanya zihita zimanuka. Ni nkawe neza neza iyo urimo kugenda ushonje ukagera ahantu hari resitora, uburyo uhita ukata. Iyo zikigwa muri uwo murima zihita zitangira kuhakora ibara. Ntabwo zifite urwasaya nkatwe, zifite utuntu tumeze nk'urukero bita mandibule, zikatisha ikibabi zikagicagagura cyane ubundi zikakimira. Inzige nkuru ipima nibura garama 2, ikagira uburebure buri hagati ya santimetero 7 n'9. Bavuga ko inzige imwe irya ibimera bifite uburemere bungana n'ubwayo. Ibi bisobanuye ko itsinda ry'inzige miliyoni 100 zirya toni 200 z'ibimera buri gihe iyo ziguye mu murima. Jeffrey Lockwood: ubwo niba inzige ipima garama 2, uko igiye kurya irya garama 2 z'uburemere, byumvikanisha ko ibingibi ari ibiryo byinshi ku nyamaswa. Kurya ibyo kurya bingana n'ibiro byawe bivuze ko bibaye ku bantu, ubwo umuntu ufite ibiro 100 yajya yicara ku meza akarya ibiro 100. Zo zirya ikintu cyose cyazamutse mu butaka kugeza ku ruti rw'ikimera. Umuntu yumvise aya magambo yagira ngo inzige ni inyamaswa y'inkazi ifite imikaka ityaye cyane, imeze nk'igihore, ariko hari n'izimeze nk'amajeri biterwa n'ubwoko bwazo. Izikunda kuba ahantu hashyuha cyane ziba zifite amababa maremare asumba igihimba cyazo akagera inyuma. Iri mu bwoko bw'udusimba two mu muryango witwa Orthoptere. Orthoptere ni udusimba duto ariko turya ibimera. Mu isi hari amoko 12,000 y'utu dusimba turya ibimera, ariko hari amoko 12 yonyine y'inzige. Bivuze ko muri utu dukoko turya ibimera, inzige ni umwami. Itandukaniro riri hagati y'utundi dusimba dutaruka tukanarya ibyatsi tunafite amababa nk'amajeri n'ibihore n'isenene rishingiye ku buryo utu dusimba dukora iyo turi twonyine n'uburyo dukora iyo turi mu itsinda ryatwo. Ibihore, indahaga cyangwa se amajeri iyo ari mu itsinda rimwe agera nko ku 100, ni ukuvuga nk'ibihore cyangwa se indahaga 100 ni indahaga 100 nyine. Ariko inzige zishyize hamwe, inzige 100 ntabwo ari inzige 100, ni igitero cy'inzige. N'imikorere y'imibiri yazo ihita ihinduka. Inzige imwe irataruka cyangwa se ikaguruka ikajya gushaka ibyo kurya, ikabirya, ikabaho gutyo. Iyi nzige zirimo kwitegura kugaba igitero, buri yose muri zo ihita itangira gukora icyo bita apozematisme. Apozematisme ni ibikorwa bikorwa na zimwe mu nyamaswa zitiyizeye ku ngufu iyo zishaka kutaribwa n'izindi nyamaswa. Aha ni hahandi agakoko gato kihindura ibara gashaka kwihisha mu byatsi cyangwa se gashaka kwereka inyamaswa zikarusha ingufu ko hagize igakoraho yapfa kubera ko umubiri wazo uri mu burozi. Iki gihe izi nazo iyo zirimo kwitegura kugaba igitero ku murima runaka zihita zihindura amabara yazo, buri yose ku giti cyayo ikihindura kubera ko ziba zibibona neza ko zigiye gukora igisirikari kandi zishobora kuza guhuriramo n'ibizazane. Ni nko kohereza ubutumwa ku zindi nyamaswa ngo ngewe ndica, undiye wapfa. Kandi koko nibyo, iyi nzige ziri mu itsinda hari ubwo zirya ibimera birimo uburozi kugira ngo zibwibikemo hatazagira inyamaswa itinyuka kuzirya. Iyi nyamaswa runaka iri y'inzige yibitsemo ubwo burozi ntabwo ipfa, ariko ubuzima bwose ishobora kubumara yajya ibona inzige ikibuka ko umunsi umwe yigeze gukora ikosa ryo kurya inzige. Inzige ishobora kwivuburamo amatembabuzi atuma inuka cyangwa se ibiha mu bundi buryo ku buryo nta nyamaswa izatinyuka kwirya. Ibi byose zibikora iyo zitegura kugaba igitero ku murima runaka cyangwa se ku gace runaka. Buri imwe muri izi nzige iyo yamaze gukora ibi twavugaga byo kwihinduranya, ihita ireka kuba inzige yabagaho yonyine no kwitwara nk'inzige ibaho yonyine, igahinduka criquet pèlerin, ariyo nzige y'intemberezi ibaho iticara ahantu hamwe kandi ibaho mu itsinda itabaho yonyine. Ariko mbere gato yo kugaba igitero, buri nzige mu zigize icyo gitero ikora izindi mpinduka mu mubiri wayo.
mu gihe buri nzige mu zigize itsinda iba irimo guhinduka iva mu kuba agakoko kabaho konyine ihinduka agakoko kabaho mu muryango mugari wa twene wako, umutwe wa buri nzige nawo urimo guhinduka mu miterere ariko ugahinduka ku muvuduko muto ku buryo bishobora no gufata iminsi myinshi. Umugongo wayo uhita utangira gusa n'ubyimba kandi ukaba mugari, bigatuma n'umutwe wayo nawo utangira kubyimba. Iyo ibi byose birangiye, inzige zose zihita zihurira hamwe. Zishobora guhurira hamwe ari inzige miliyaride ebyiri. Izi zishobora gufunga umuhanda urujya n'uruza rukavaho. Iki gihe zihaguruka zerekeza hariho hose, zagera ku bimera zikamanuka, zikabirya, zikahava ari uko bishizeho zikajya ahandi. Iyo ziri mu murima cyangwa se mu gace runaka, nta kandi kazi ziba zirimo gukora usibye kurya. Iki gihe buri yose ibirya ku giti cyayo, ariko kubera ko zahuriye mu murima umwe ziraweza. Iyo zimaze kumaramo ibyari bihinzemo, zirongera zigakora imyiteguro nka yayindi twavugaga mu kanya, zikerekeza ahandi. Ibi ni ibikorwa zikora kuva mu myaka ibihumbi ishize. Mu gihe ubutaka buhingwaho bukomeza kwiyongera ku isi ku migabane yose, ibi byonnyi nabyo kenshi biraza bigakuraho ibihingwa abantu baba bashyize muri ubwo butaka. Buri mugabane mu yigize isi mu bihe bitandukanye wahanganye n'ikibazo cy'utu dusimba, ariko cyane cyane Afurika kubera ko niyo ifite ubwoko bw'ikirere kimeze nka paradizo kuri ibi byonnyi. Mu 1867 inzige zateye Algeria. Nyuma yaho abantu 2250 barapfuye bishwe n'inzara. Mu mpera z'umwaka w'1400 nibwo abanyaburayi benshi barimo bava mu Burayi bajya gutura muri Amerika kubera ko bwari ubutaka bushya bari bakivumbura. Abanyaburayi ba mbere bo mu idini y'abamormo bageze ahitwa Utah mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibo bantu ba mbere bamenye ko inzige atari agasimba koroheje. Gusa iki gihe hari mu 1840. Inzige bahuye nazo ntabwo ari inzige zimeze nk'ibihore zibasiye aka karere uyu munsi. Two n'utundi dusimba duto tumeze nk'amajeri tutanaguruka, ariko tukaba ibyonnyi by'inkazi. Utu ngutu batwise sauterelles mormones. Les sauterelles ni ubwoko bw'udukoko tugenda dutaruka. Sauterelles mormones rero ni mwene utwo dukoko twibasiye abanyaburayi b'abamormone. Mormon ni bumwe mu bwoko bw'amadini ya Gikristo. Ibi byonnyi babyise mormone mu rwego rwo kwibuka abo byakozeho, abamormon. Madame Susan Easton Black yigisha muri kaminuza ya Birmingham. Abamormon bageze mu kibaya cya Salt Lake mu kwezi kwa karindwi mu 1847. Bakihagera bahise batangira gutera imboga nyinshi kubera ko batekerezaga ko ari bene wabo azabasanga aho ngaho. Bateye imboga, ingano n'ibigori kuri hegitari zirenga 5,000. Ibi bihingwa bigitangira kumera, ikintu kimeze nk'umuhengeri w'umukungugu cyamanutse ku misozi. Tekereza kubona ku misozi yo hakurya y'iwanyu ubutaka butangiye guhinduka umukara busa n'uburimo kugenda bwijima, ukabona burimo buragenda buhinduka umukara bitewe n'amamiliyoni y'amajeri mutaza harimo guturuka, arimo kuza agendesha amaguru ataguruka, akaza yihuta yerekeza mu mirima yanyu mu gikombe. Bwari ubwoko bw'inzige ziswe sauterelles mormones. Icyo batari bazi nuko mwene tudusimba twateraga buri myaka 30 kandi tukaba twaza tukamara imyaka runaka turya ibyo mwahinze, tukazagenda ari uko mwapfuye mwashize cyangwa se mwacitse intege zo kongera guhinga. Izi nzige zitaguruka ni mbi cyane kurusha iziguruka. Ibimeze nk'ijeri ikagira uduhembe tubiri tureture. Izi nazo iyo zigiye gutangira igikorwa cyo kona zihita zihindura mu miterere n'imikorere y'imibiri yazo. Iyo ziri mu misozi ari nkeya ziba zifite ibara ry'icyatsi, ariko zikaba ari nto cyane mu bunini. Ariko iyo zibonye amakuru y'uko hari ahantu runaka hari ibimera hafi aho ngaho, zihita ziyegeranya, buri yose ikabyimba, ikaba nini cyane mu mubyimba kandi igafata ibara ryijimye neza neza nk'iyiteguye urugamba, ikareka kuba icyatsi. Iyo buri yose imaze kwihindura gutyo, zihita ziyegeranya zikikoramo amatsinda nibura buri rimwe rigizwe n'inzige miliyoni. Izi zitaguruka zo ziba ari nini cyane kubera ko imwe ishobora gupima grame 3. Buri yose kandi ikarya ibyo kurya bingana nayo mu buremere, ariko zo aho zibera mbi nuko zishobora kuryana hagati yazo, imwe ishobora kurya indi kayimara. Bwana John Song ni umushakashatsi muri kaminuza ya Birmingham Young University. Mu itsinda y'imwe muri izo nzige zitaguruka ikomeretse, izisigaye zihita zihutira kuyirya zikayimara. Uku kuryana hagati yazo ni nako gutuma zihora zimuka.
iyo ziri ku butaka zirimo zigenda buri yose iba yihuta yirinda ko iyikurikiye yayirya ikaba yayikomeretsa izindi zose zikayishoka. Igiteye ubwoba ni uko iyo zirimo kugenda ku butaka biba bisa naho nta kintu na kimwe gishobora kuzihagarika. Mwene ubu bwoko bw'inzige zirya ibintu byose. Hari n'abavuga ko zijya zirya n'abantu zikabanyunyuza amaraso. Mwibuke izi ni izitwa sauterelles mormones, ntabwo ari izi nzige ziguruka zibasiye aka karere kacu uyu munsi. Abakoloni ba mbere b'abanyaburayi bakigera muri Amerika bwa mbere bahuye n'iki kigeragezo cy'ibi bisimba. Ubu bwoko bw'inzige bwamaze ibyumweru 3 byonyine mu kibaya cya Salt Lake mu burengerazuba bwa Amerika, ariko zahavuye zimaze gukubura imirima yaho. Imirima yari yuzuye ibyo kurya byari kuzabatunga mu mwaka utaha. Byasaga nko kubakura ibyo kurya ku munwa. Bagerageje gutwika, kuroha no kwica udukoko, ariko nta kintu na kimwe cyashoboraga kuduhagarika. Ikintu cyari gisigaye cyonyine kwari ugusenga Imana bakayisaba kubafasha. Inkuru zivuga kuri iki kiza zivuga ko hashize ibyumweru 3 izi nzige zibasiye aka gace hadutse ubwoko bw'inyoni zitwa muwete. Muwete zari nyinshi hejuru y'ikibaya cya Salt Lake. Izindi zo zari utudusimba ziratumara. Izi nyoni zazaga ni nyinshi cyane. Hari ubuhamya buvuga ko buri umwe muri izo nyoni yazaga akayoreza inzige ikazuzuza akanwa, ikaguruka ikagera ku kiyaga ikazirekurira mu kiyaga, ikagaruka gufata izindi avant de venir en capturer d'autres. Nta buryo na bumwe wakumvisha aba bakoloni ko iki ngiki atari igitangaza cy'Imana. Iki bakise le miracle de Muwete, igitangaza bazaniwe n'inyoni. Muri Utah mu kibaya cya Salt Lake na n'ubu ngubu haracyatuye abamahuma. Iki kiza cy'inzige zitaguruka muri Utah mu 1848 nakana cyane ukigereranije n'ibyabaye ku banyaburayi bakurikiyeho bashaka kwigarurira uburengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kenshi igihe cy'imvura nyinshi gikurikiwe n'amapfa akomeye, icyo gihe imiterere y'ikirere iba yihagije ngo ireme ubwoko bw'inzige zijya kumera neza nk'izi ngizi zibasiye aka karere kacu, zitwa criquets de montagne rocheuse. Izi zo zari icyago. Izibasiye aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba zo bazita izo mu butayu. Izi zibasiye abanyamerika ba mbere zo bazitaga izo mu misozi. Zose zihuriye ku kuba ziguruka. Zibasiye uburengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka y'1800 zicisha inzara ibinyacumi by'ibihumbi by'abantu. Izi ngizi zazaga ziguruka zikajya mu mirima y'abantu ahangana n'umurenge mu gihe cy'amasaha make cyane, zikaba ziri imyaka yagombaga kuzatunga abantu umwaka wose. Mu 1875 abanyaburayi bari bakigera mu burengerazuba bwa Amerika batewe n'igitero cy'inzige kitari cyarigeze kubaho, gishobora no kuba kitarongera kubaho kugeza uyu munsi. Baguweho n'igitero cy'inzige gipima ibirometero 3000 by'uburebure. Zaje ari inzige nyinshi zirimo kuguruka zipfukura umuriro w'izuba ku buryo imirasire y'izuba itashoboraga guhita ngo igere hasi. Nta muntu wari warigeze abona ibintu nk'ibyo, kandi kugeza n'ubu nta wundi urabibona. N'ahitwa British Columbia na Alberta. Uyu munsi ni muri Canada. Mu 1875 abanyaburayi barimo kuza gutura muri iki gice cy'isi bari babizi ko hari inzige zibibasiye muri iyo minsi, ariko hari icyumweru kimwe cyageze haza igitero cy'inzige kinini batari barigeze kubona. Kugeza n'ubu ngubu nta wundi urakibona. Abaturage ntabwo babonye izuba mu gihe cy'iminsi 5. Hejuru yabo hanyuze inzige zikoze itsinda ripima ibirometero 3000 zibanyura hejuru mu gihe cy'iminsi 5 zitararangira, bukira bugacya zigihita. Izuba rikarasa rikarenga batabimenye kubera ko ikirere cyamaze iminsi 5 gitwikiriwe n'inzige kandi zirimo kugenda zidahagaze ahantu hamwe. Ntabwo byumvikana neza kumara iminsi 5 ureba hejuru yawe ntubone ibicu, ahubwo ukibonera ibikoko birimo gutambuka. Iri ni ryo tsinda ry'inyamaswa rinini ryabayeho rikabonwa n'abantu mu mateka yose yo kubaho. Iri tsinda ry'inzige ringana uku baryise Albert. Albert ni izina ry'umushakashatsi wo muri Nebraska wapimye ingano y'iki gitero cy'inzige mu bunini. Albert Child niko yitwaga. Nta kintu yari azi ku nzige, nta nubwo yari abyitayeho. We yari umushakashatsi mu by'ikirere. Ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1875 nk'abandi bose yabonye itsinda ry'inzige rinyura mu kirere. Akibona inzige zingana uko, we yaketse ko ari ikintu gifitanye isano n'ikirere. Ahita atangira gupima umuvuduko izo nzige zagendagaho ashingiye ku muvuduko w'umuyaga. Bwana Child yaje gusanga iryo tsinda ry'inzige rigizwe n'amamiliyaridi yazo ryari ririmo kugenda ku muvuduko w'ibirometero 24 mu isaha.
kugira ngo apime ubugari bw'iryo tsinda ry'inzige yoherezaga telegrame ku bantu bari mu burasirazuba n'abari mu burengerazuba kugira ngo amenye ngo iryo tsinda rya rutura ry'inzige rigarukira hehe. Ibi byamufashije kumenya ubugari bwaryo n'umuvuduko ryagendagaho. Kugira ngo amenye uburebure bw'iri tsinda byari bihagije kumenya igihe ryamaze ririmo gutambuka. Child yagumye aho yari ari mu gihe cy'iminsi 5 atahava. Nyuma y'iminsi 5 nibwo yabonye inzige ya nyuma yo muri iryo tsinda itambuka. Ni nabwo yongeye kubona ibicu. Yaje gusanga iri tsinda ry'inzige ryari rifite ubugari bw'ibirometero 160 n'uburebure bw'ibirometero hafi 3,000. Akoresheje bya byuma bireba mu isanzure byitwa telescope yari yateretse ku gasongero k'umusozi, Albert Child yabonye ko iri tsinda ry'inzige ryari rifite umubyimba w'ibirometero 2 n'igice. Umubyimba ni ikibumbe zikoze imwe hejuru y'indi muri uru rugendo zakoraga. Uyu munsi abahanga mu birebana n'udukoko bashoboye kumenya umubare w'inzige zishobora kuba zari zigize iri tsinda ryo mu 1875. Batekereza ko zari inzige miliyaridi 300,000. Izi ni triliyoni 3. Zashoboraga kugwa ahantu hamwe zigatwikira kilometero kari 500,000. Ni ahantu hangana n'u Rwanda inshuro 19 hose huzuye inzige ku buryo utabona ahantu ho gukandagiza ikirenge kimwe udakandagiye hejuru yazo. Hari abaturage bazibonye zitambuka bagira ngo ni umuhengeri ukomeye w'umukungugu. Uyu munsi aka karere dutuyemo ka Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'amajyepfo ya Aziya harimo kwibasirwa n'ibitero by'inzige bikomeye ku rwego hatari harigeze hazibonaho mu gihe cya 1/4 cy'ikinyejana. Ibihugu bimwe na bimwe nka Somalia na Pakistan byamaze gutangaza ibihe bidasanzwe kubera ko hari ibice by'ibi bihugu aho nta kimera gisigaye ku butaka. Niki cyateye izi nzige kutwibasira? Uyu munsi izi nzige ziri muri Somalia, Ethiopia, Kenya, Tanzania, Uganda na Pakistan. Ni nyinshi ku buryo mu kwezi kwa mbere indege ya Ethiopian Airlines yari ivuye muri Djibouti igiye Diradawa muri Ethiopia yahuye n'itsinda ry'inzige mu kirere, biba ngombwa ko ikata igwa ku kibuga cy'indege gitaraganya Addis Abeba. Hari ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2020. Muri aka karere zamaze kurya ibinyacumi by'ibihumbi by'amahegitari y'ibihingwa. Hari impuguke mu by'ikirere zivuga ko imvura iheruka kugwa ari nyinshi muri Somalia yakurikiwe n'imiyaga myinshi, ari byo byatumye izi nzige zaduka. Iyo zishyize hamwe mu itsinda ry'inzige miliyaridi nk'icumi zishobora kugenda ibirometero 150 ku munsi. Izi nzige zidutera ubwoba gutya, nyamara buri imwe muri zo ibaho amezi ari hagati ya 3 na 6. Ariko imwe ipfuye biba bishoboka ko isize ku isi abana bayo bari hagati y'10 na 16. Bivuze ko iziriho uyu munsi ari nk'inshuro 16 ugereranije n'izariho mu mezi 6 ashize. Mu bihe bitandukanye hagati yazo zirabangurirana, babyita mating. Ingore ihita ibika izo ntangangabo mu gafuko iba ifite mu nda yayo, igategereza ko igira izaza zigahita zinjira muri ryagi. Nyuma y'iminsi 5 iyo nzige itera amagi menshi mu mucanga cyangwa se ahantu mu bitaka. Buri gi ryayo riba ripima nibura milimetero ziri hagati ya 50 na 60 kandi yose hamwe aba ari hagati ya 50 n'ijana. Nyuma y'iminsi iri hagati y'10 na 20 bitewe n'ubushyuhe buriho, ya magi avamo utwana tumeze nk'udushorobwa, tukagenda dukura tukazagera n'igihe tukamera amababa kagahita gahinduka nk'igihore. Iyo nta byo kurya biri muri ako gace tuba ari udusimba dusanzwe, buri kose kakabaho kwako kishakira ibyo karya. Ariko iyo imvura iguye ibimera bikazamuka ari byinshi, buri yose ihita imenya ko ibyo kurya byabonetse maze igahita yihindura ibara. Zose zigahita ziyegeranya zigakora igisirikare kigizwe n'inzige nka miliyaridi 10, ubundi zigatangira kugaba ibitero nk'ibyo zirimo kutugabaho uyu munsi. Mu gitondo iyo izuba rirashe zihita zitangira kurya ibimera byaho zaraye, zikarya umunsi wose kugeza ubushyuhe bwa buri imwe muri zo buzamutse. Iyo izuba rimaze kurenga buri yose igatangira kumva ubushyuhe bw'umubiri wayo burimo kumanuka, zihita zurira ibiti byaho ziri zigasinzira, bwacya zikongera. Inzige zishobora kugira uburozi bubuza izindi nyamaswa kuzirya, ariko ishami rya Loni rishinzwe ubuhinzi n'ibiribwa ryemeza ko ku isi hari abantu bakoresha ibimeze nk'inshundura, bagafata inzige nyinshi bakazikaranga nk'uko bakaranga ubunyobwa cyangwa se bakanazitogosa bakazirya ako kanya, cyangwa se baba bazikaranze nk'ubunyobwa bakazibika bakazazirya ikindi gihe. Iri shami ryemeza ko zikungahaye kuri proteine. Iri shami rya Loni ryemeza ko Afurika y'Uburasirazuba ikeneye nibura miliyoni 76 z'amadolari y'Amerika yo kurwanya izi nzige. Kuzirwanya ni ugutera imiti atari mu myaka gusa ahubwo no mu bihuru kubera ko zirya byose.
gutera imiti ahantu hangana gutya bisaba gukoresha indege. Naha dusoreje iki gice muri iki kiganiro. Reka noneho tuvuge ku buzima. Waruzi ibiribwa, ibinyobwa cyangwa se ibindi umubyeyi akwiye kwirinda igihe atwite cyangwa yonsa? Ubuzima bw'umubyeyi utwite buri mu buzima bukwiye kwitabwaho kurusha ubuzima bw'undi muntu uwo ari we wese. Bikwiye kugenda uku atari ukubera ko umubyeyi utwite afite intege nke, ahubwo kubera ko buba ari ubuzima bumwe busangirwa n'abantu babiri. Niyo mpamvu umubyeyi utwite aba akwiye kwipimisha inshuro enye mu mezi 9. Bitewe n'uko umubiri w'umubyeyi utwite ubeshaho umubyeyi n'uwo mwana atwite icyarimwe, bituma ukoresha ingufu nyinshi ku buryo indwara ifasha umubyeyi utwite imuzahaza kurusha abandi bantu. Kimwe mu bintu babanza kubuza umubyeyi utwite kwinjiza mu mubiri we ni inzoga. Buri gihe iyo umuntu anyoye inzoga, umusemburo wayo wihutira mu maraso ye, kandi umubyeyi n'umwana atwite baba basangiye amaraso. Ubwo birumvikana ko inzoga umubyeyi utwite anyoye ihita ijya mu maraso y'uruhinja. Uwo mwana bashobora kugira ibibazo mu bwonko buba burimo kwirema, kandi akazavuka adashyitse mu birebana n'ibiro. Umwana uri mu nda yakira umwuka wo guhumeka ndetse n'intungamubiri binyuze mu maraso ya nyina. Iyi niyo mpamvu iyo umubyeyi atwite akanywa itabi, ibinyabutabire bigera ku 4,000 by'uburozi biri mu itabi bihita bijya mu bihaha by'umubyeyi. Ako kanya bigahita bigera no mu maraso ye. Iyo bigeze mu maraso y'umubyeyi biba bivuze ko bigeze no mu mubiri w'umwana. Biba bimeze nk'aho urwo ruhinja narwo rurimo kunywa itabi. Icyo gihe imikurire y'uwo mwana ihita igabanya umuvuduko, akazavuka adashyitse. Igihangayikishije cyane kuri iyi ngingo ni uko nikotine cyangwa se uburozi bwo mu itabi bugabanya ubushobozi bw'imitsi y'umubyeyi bwo gutwara amaraso, ku buryo umubyeyi yoherereza umwana w'amaraso make. Umubyeyi utwite kandi aba akwiye kwirinda kurya inyama zatunganirijwe mu ruganda cyangwa se inyama zidahiye neza, kubera ko haba hari impungenge ko inyama zatunganirijwe mu ruganda zongewemo ibindi bintu byagirira nabi umubyeyi n'umwana atwite. Izidahiye neza zo birumvikana ko hari impungenge ko umubyeyi yakuramo udukoko twamugirira nabi we n'umwana atwite. Iyo umubyeyi amaze kubyara, nabwo ubuzima bwe buba bugomba kwitabwaho byihariye, kubera ko uwo mubiri we uba ukigaburira wa mwana. Ashishikarizwa kunywa litiro 2 z'amazi ku munsi igihe bimushobokeye. Ibi bimurinda umwuma, bikawurinda n'umwana yonsa. Nk'uko bigenda iyo atwite, umubyeyi wonsa nawe ntabwo agomba kunywa inzoga, kubera ko iyo anyoye inzoga agahita yonsa umwana, ayo mashereka aba arimo umusemburo w'inzoga. Muri rusange, icy'ingenzi ku mubyeyi utwite cyangwa se wonsa ni ugukurikiza inama z'abaganga, kandi akihutira ku bajyanama b'ubuzima cyangwa se abaganga ku kibazo cyose yagira. Ubu ni ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC ku bufatanye na gahunda y'igihugu mbonezamikurire y'abana bato NECDP. Ni naha dusoreje ikiganiro ruziko cy'uyu munsi. Ikiganiro tubashimira kuba mukurikira. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ndabashimiye. Waruzi ko ikiganiro cya Radio Rwanda